Hello, mumeze mute bakunzi banjye nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. So aka kanya ni saa 11:30 za mu gitondo. Murumva ko nabyutse niba ndimo recording ikiganiro muri aya masaha. So abantu mwese rero reka mbanze mbaha ikaze mbere yuko ninjira mu kiganiro cy'uyu munsi kifite umutwe ugira uti ibintu bitanu ushobora kwitaho uyu munsi, cyangwa se 5 disciplines you need in order to change your life today. So abantu mwese rero mwakoze subscribe, ndabashimiye cyane, kandi nawe uri bukore subscribe nyuma yo kuba hari isomo uri bukure muri iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. So reka rero twitangirire n'ibintu bitanu navuze ko ushobora gukoresha bikaguhindurira ubuzima guhera uyu munsi. Impamvu mbikubwira nuko nanjye ari byo bintu nitaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi kandi byangiriye akamaro. So rero kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, kugira ngo utere imbere, kugira ngo ugere ku bintu wifuza, kugira ngo ugere ku nzozi zawe, kugira ngo ugere ku muryango mwiza wifuza, murabizi ko hano kuri Njye Nawe TV ibintu bya mbere twitaho ari umuryango, kuko buriya umuryango n'ababyeyi beza bashobora kurera abana bazagira ejo hazaza heza. So niyo mpamvu rero ibyo bintu tubyitaho cyane kandi ni ibintu by'ingenzi nyamuneka. So aho hantu rero reka tuzajye tuhitaho cyane. So ibintu bitanu ushobora gukora, cyangwa se discipline 5, cyangwa ahantu ukwiriye kuranga imyitwarire 5 kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, twagiye. So ahantu hambere ni hehe? Ni time cyangwa se igihe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi ntago bita ku gihe, kandi igihe nicyo kintu nyamuneka gihenze cya mbere kibaho. Ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kwita ku gihe cye byanze bikunze niwe muntu wa mbere ufite discipline. Ahangaha iyo mvuze igihe ni ukubera iki? Ntago ukwiye kurangwa cyangwa kuyoborwa na situation. Ahangaha nimvuga kuyoborwa na situation, wumve ko hari igihe hari ibintu ugomba gukora, you are expected to be on your schedule. Niba hari ibintu wapanze gukora uyu munsi, ibintu wapanze gukora ejo, ntago ukwiye kubyimurira ejo bundi kubera ko uyu munsi habaye amagare wenda bafunze umuhanda. That's for example. Ntago ukwiye kubyuka wumva unaniwe, ngo unanirwe kubyukira amasaha wari usanzwe ubyukira, ngo ni ukubera ko unaniwe. Kubera iki? Byanze bikunze uwo munsi hari ibintu wari gukora, muri icyo gitondo hari ibintu wari gukora, none wowe urabisunitse ugiye kuzabikora undi munsi. Byanze bikunze wisha ikindi gihe. Uza abantu bumva batisha igihe ni abantu batagira gahunda. Buri umuntu ubyuka mu gitondo adafite ibintu yateganyaga gukora, noneho ntabyuke yashakaga kubyuka, ntabyuka kumva nta kibazo, ni umuntu wese udafite gahunda. Ariko igihe cyose ufite gahunda y'ikintu wari bukore, iyo utagikoze ahubwo usigarana n'ikimwaro. You feel guilty. You feel guilty. You feel guilty. Usigarana ikimwaro kubera iki? Kubera ko ntago wakoze icyo kintu wari ukwiye gukora. So kugira ngo rero ibintu byirinde ni ukugira discipline ku gihe cyawe y'uburyo utwara ibintu byawe. Niba uvuze ngo kubyuka ni saa 11 ugashyiramo réveil, nanjye urabona ko mfite telefone ahangaha nashyizemo réveil saa 10:45 zigeze. Oh, that's my time to wake up. I don't even think about it. Ntago bitekereza ubundi. Niba ari igihe cyo kubyuka, okay, ni igihe cyo kubyuka. Niba ari igihe cyo kuruhuka, ni igihe cyo kuruhuka. Cause you need to be on your schedule. Ubwo rero uhita unakuramo ba bantu bakwicira igihe, those are not your friends. Niba umuntu muvuganye murahura saa 8 agatangira gushyiraho saa 9, uzi impamvu uwo muntu ntago aba yita ku gihe cye. Umuntu utita ku gihe cye udatekereza ko yita ku gihe cyawe, ntabwo nta kibazo abibonaho. Niba ari saa 8, oh it's African time, akumva nta kibazo rwose akikomereza. Umuntu akubwira nguriza amafaranga 50,000 nzabiguha kuwa mbere saa 6. Kuwa mbere saa 6 zikagera, ntago azi ibyo wari wapanze gukora kuwa mbere nimugoroba. Ushobora kuba washyizemo ya mafaranga cause you are on time. Kuko noneho
agatangira kukubwira ngo ku wa kabiri mu gitondo mwana, ku wa gatatu nimugoroba, uwo muntu ntago agendera ku gihe. Niyo mpamvu ibintu bye ntago bigira igihe timeline birangiriraho. Uwo muntu rero ukwiye kumwirinda, umuntu utagira timeline. Timeline ni nk'ibintu ukuntu bikorwa, kuvuga ngo mu gitondo ni iki, afternoon ni iki, hari umuntu ubura aho, evening ndakora iki. Hari umuntu ubura aho udafite schedule y'ibintu ukuntu abikora. Uwo muntu rero nawe iyo umushyize mu buzima bwawe, ibintu byawe arabyangiza, arabivuyanga. So ntabwo rero ukwiye kuba utagendera ku gihe. Don't be like that. Okay? So now let's go to the second discipline. Second discipline, ahangaha ho dushobora no kurwana cyangwa mukananyanga kubera iki? Ngiye kuvuga ku bintu mukunda. Ariko mukeneye gushyiramo discipline. Imirire cyangwa ibiryo. Ibiryo biditamininga ikintu kinini ku buzima bwawe. Cyambere ni bya bintu nakubwiye, kugendera ku gihe. Iyo urya nabi ntabwo ushobora kugendera ku gihe. Tucyumvikaneho. Mubona ndakaye nuko nziko hari abantu ndi gutunga urutoki muri mwebwe muyoborwa n'ibiryo. Ntabwo ari ukuvuga ko ibiryo ari byo bigufatira umwanzuro, ariko umwanzuro wawe ubufata ugendeye ku biryo wariye. Ahangaha ibiryo, hano mvuga ibiryo twumvemo n'ibinyobwa. Mvuze ibiryo, mvuzemo n'ibinyobwa. Ibinyobwa mvuzemo n'ibisukika n'ibidasukika, kuko hari n'abanywa amatabi n'abanywa ibindi biyobyabwenge. Ibyo byose nabyo tubishyire mu kigero cy'ibiryo n'ibiribwa. Turi kuvuga ibyinjira mu mubiri. Ahangaha ukeneyeho discipline nziza cyane. Turatangirira ku gihe. Ntushobora kubyuka wariye nabi. Hari abantu barya byinshi ku buryo aryama atabasha guhumeka neza, nkaho ari kurya bwa nyuma. Ibyo byerekana discipline. Ibiryo urya byerekana uko ukoresha igihe cyawe. Hari abantu barya byinshi saa sita ku buryo nyuma ya saa sita atabasha gukora, ahubwo aba ari gusinzira. That is lack of discipline. Hari abantu bafite umubyibuho ukabije, atari ko baremwe, ntago ari ko waremwe. Ntago waremwe ubyibushye ku buryo buteye ubwoba, ku buryo ujya kwicara muri bisi abantu bagahungabana, bakaguha umwanya kandi uri umusore, bakaguha umwanya kandi uri umukobwa, uri umumama muto, imyaka 30, 40. Wakwinjira muri bisi bagatangira gushaka umwanya wawe nkaho uri umukecuru w'imyaka 70. Nawe noneho ugatangira kwicara ufite igisebo, wumva ku mutima utameze neza, ngo bari kundeba, ngo kubandeba, ngo bari kunjajinga. Yes, bari kukujajinga kubera kuntu umeze. Hari igihe nawe bitangira kugutera ikimwaro. Wabona umuntu wimereye neza uri fiti, ugatangira kubabara, ugatangira kumva nkaho Imana yaguhemukiye kubera ibiro ufite, kandi ugasanga kenshi ni ibiryo urya. Kuki udashobora gutekereza ko aya masukari uri kwirohamo menshi arenze urugero yagutera ikibazo? Uvuye mu rugo, uri umumama wenda cyangwa uri umugabo, unyweye agakoma cyangwa agacyayi karimo isukari nyinshi, urengejeho akagati, ugeze mu nzira muri tea break, ufashe icyayi, ufashe n'igikoma, byose uroshyeyo, cyangwa ufashe icyayi, ufashe n'umugati, ufashe n'agakeke, ufashe na twa biswi, bimwe na bimwe bishobora kuba ari n'utuntu tw'abana natwufasheho, ka ice cream nakufasheho. Urumva ubuzima bwawe, noneho warangiza kubifata ugahita ugenda ukicara. Umuntu uko arya bitewe n'ibintu ari gukora, wowe noneho ukabirya ukagenda ukicara. Ikintu kiranga abantu ngo bakora mu biro, ngo nuko ngo ari ukuba tubyibushye cyane. Wagera muri banki ngo utarazana inda, ngo ntabwo uratangira gukora. Guys, ibyo bintu ziko bitangira kugutera ikibazo. Imodoka yawe yapfa, wagira akantu ugendaho gatoya, ugahita wirukanka ukajya kuryama ukiruhutsa. Kubera iki? Ufite umubyibuho ukabije, ntabwo ushobora guterura ibiro byawe neza. Iri ni ikosa rikomeye riterwa no kurya nabi. Urifashura umuntu w'umugabo ngo utanyweye amayoga, ngo ubyibuhe, ngo uzane inda, ngo ya mitsingi, ngo ntabwo ushobora kuba uri umugabo.
wamara kuyizana ejo bundi tukumva uri kugenda wiramanta mu nzira uvuga ati inda yanjye irambangamiye. Yes, irakubangamiye ariko ni wowe wayizaniye. Kuki utagira discipline? Niba unywa n'inzoga ngo unywe akayoga gakeya, utagira discipline ngo unywe icupa rimwe ebyiri umenye gutaha mu rugo hakiri kare. Ibi bintu unywa biguteza ibindi bibazo byo mu buzima ku buryo noneho ryaterambere ryawe kugira ngo urigereho ntirishoboka. Niba se wasinze urashaka ngo utangire gutekereza neza kuri business yawe gute? Uratekereza neza ku muryango wawe gute se utari bushobore gutaha kare? Niba uyobogwa n'ibiryo, food will kill your time. Ibiryo bizakwangiriza igihe niba urya nabi. I bet ko utarara uhaze wujuje igifu utari guhumeka ngo saa kuma uba ubyutse. Ntabwo byashoboka, kuko igifu cyawe kigwana no gukora ibyo biryo paka ugasinzira unaniwe, kandi wakaba usinzira neza. Ntabwo warara waranyweye amayoga ngo ubyuke ujye mu gasiporo. Oya, nta nubwo wabyukira ku gihe, ntabwo bishoboka. Ibiryo urya bizicayo fitness yawe ntishoboka kubera kurya nabi. Ikindi ubuzima bwawe, like in terms of healthy, uzagwaragurika kubera kurya nabi, utangire kugwara imivuduko, utangire kugwara isukari nyinshi. Ahanga urumva se hatarimo ikibazo gikomeye. So eat with discipline, drink with discipline. Iyo ubonye ibiryo bimwe na bimwe bigutera ibibazo ubivaho. Isukari nyinshi wagabanyije, hari abatayinywa, gabanya. Niba ukunda ikawa, yes yikunda, ariko menya ngo ni quantitatinga izatangira kugutera ikibazo kuko udashobora kuyigabanya. Ni ukuvuga ngo iyo mbonye umuntu wananiwe kuva ku biryo, ikintu cya mbere mutekerezaho nuko nta discipline afite. Ikindi mutekerezaho, iterambere rye riragoye. Niyo yarigeraho ntabwo riba riri sustainable, ntabwo aba ari iterambere rirambye. Kubera iki? Ushobora gukorera amafaranga menshi mu myaka yawe kugera muri 40-50, ya mafaranga kuva kuri 50 kugera kuri 70 ukayamara wivuza. Wari warakoreye amamiliyoni yawe ariko ukayamara wivuza. Kubera iki? Mwumvishe kalendari yanjye bitangiye kumbwira ngo amasaha ya siporo ari hafi. Ya discipline nababwiraga, cya gihe cyanyu nababwiraga. So rero ntago nshaka ko urya nabi, ukanywa nabi, noneho ya mafaranga wakoreye yose ukazatangira kuyatanga kwa muganga. Kumva umuntu ngo yagiye kwivuza ngo high blood pressure, something like that, umutima, mu Buhinde, mu Bwongereza, mu Bubirigi, mu Budage, muri Amerika, miliyoni zawe 20 ukabura zitanze, ejo bundi ugatanga izindi 30. Wa murage wapanga gusigira abana, bya bintu byose wakoreye kubera kubura discipline, byose ugatangira kubijugunya. Icyo kintu tukiteho. So let's go kuri discipline ya gatatu. Discipline ya gatatu ni iki? Kwita ku muryango. Ahanga hari igihe uzi ko ndi kuvuga ku bapapa n'abamama, kandi ushobora kuba nawe uri umwana, uri inkumi cyangwa uri umusore. Ahanga discipline yo kwita ku muryango ireba buri muntu wese, ireba child and parents. No kuvuga ngo iyo ukiri umwana, umuryango wo kwitaho nta babyeyi bawe, ni barumuna bawe. No kuvuga kuri buri rwego rwose uhorana inshingano. Niba uri umusore, mama wawe ukwiye kuba umubera ubayeho nk'umubyeyi. Kubera iki? Hari igihe yabaye hakwitaho, nawe ukeneye kugira igihe cyo kumwitaho, ni kumwishyura. Bagira ndinda mwana wa na ndinda mubyeyi. Umubyeyi ubu ngubu barakurinda ukiri umwana, noneho numara gukura wowe uzajya umurinda kugira ngo umuterure, umutware ukuboko,
umugeze imbere gatoya. Ni ukubera iki? Warakuze ubaye umuntu mukuru, noneho nawe hari icyo ushobora kwinjiza mu muryango ukamufasha. Iyo ni disipurine y'umwana. Kandi noneho kwita ku muryango wawe no kwirinda kuwusebya, kwirinda kuzana shemu mu muryango, ngo ni cya gihungu cyo kwa runaka, ngo umuntu w'indaya ngo ni wa mukobwa wo kwa runaka, igisambo ni wa muhungu wo kwa runaka. Kuki batakuvuga neza ngo wa muryango ufite umupilote mu rugo, wa muryango ufite umuganga witonda, wa muryango ufite abana bashyira hamwe. Icyo ni cyo kwita ku muryango. Ntawo kwita ku muryango ari ukugabura, ntawo kwita ku muryango ari ibiryo, no kwita ku mibereho no ku izina ry'umuryango, reputation y'umuryango, reputation, kwita ku ishema ry'umuryango. Nacyo ni ikintu cyiza, ni ikintu ukwiye kuzana mu muryango. Abantu bakakubona bakavuga turiya n'uwo kwa runaka sha, ati yabyaye agahungu k'agasore, atubona kuntu abyara abakobwa bitonda. Ibyo ngibyo ni ibintu nawe ugomba kwitaho. Iyo ni disipurine. Ni ukubera iki? Ibi ngibi hari amahirwe biguha mu buzima busanzwe. Babona uri umwana wo kwa runaka kubera ko umubyeyi wawe yita ku bana, bagatangira kugutekereza no kuguha akazi cyangwa no kukurangira wowe utari ubizi. Bakavuga ati ariko kwa runaka hari akana karangije kwiga sha, ati wakarangira akazi, ati nukenera umukozi hari ahantu mfite akana gafite disipurine. Aba ari wowe, kubera ko abantu be neza bazi ko umuryango nicyo kintu gikomeye umuntu aba afite mu buzima bwe. Iyo wita ku muryango wawe, byereka umuntu uwo ari we wese ko ibintu byose ubyitaho kandi neza kandi ubishoboye. So rinda iki? Rinda umuryango wawe. Niba uri umusore ubu ngubu, ukaba uri inkumi ubu ngubu, ushobora kuba udafite umuryango wawe ubu nona, ariko ukuntu witwara byerekana umuryango uzagira mu myaka 5 iri imbere. Niba wirirwa mu busambanyi, imyaka 5 iri imbere ntago uzahinduka. Uwo muryango wawe uzaba ufite umuryango w'ubusambanyi, wuzuye ubusambanyi gusa. Ubu ni umuryango ki rero sasa? Nta muryango urimo. Ntago dushaka ko umera gutyo. Oya, ntago dushaka kumera gutyo. So buri seriye, niba uri gutekereza umuryango uzagira, utegura uyu munsi, kuko uyu munsi birashoboka. Tegura umuryango wawe mu gihe kizaza, ejo bundi, noneho kugira ngo uyu munsi nujya kuwugira uzabe witeguye. Za disipurine zose twavuze hejuru uzaba uzujuje. Uzaba uri fit, uri umuntu ugendera ku gihe, uri umuntu urya neza, ku buryo noneho n'undi muntu yifuza kugirana umuryango nawe. Ahangaha mbwira n'abantu bakunda kubaza ati nakura hehe musheri, nakura hehe umugabo, nakura hehe umugore. Umugore arahari n'umugabo arahari, ahubwo ikibazo wowe waba umugabo mwiza cyangwa waba umugore mwiza. Niwumva witeguye, uzahura n'umuntu witeguye nkawe. Ariko niwumva ukeneye kuzigira umunyabibazo, noneho ukazajya gushakira ibisubizo ku mugabo ushatse cyangwa ku mugore ushatse, ntago umugabo afite inshingano zo gusubiza ibibazo byawe kubera ko uri umugore we. Ibibazo byawe ni wowe wa mbere ukwiye kubigiramo uruhari. Ntago umugore ashinzwe gusubiza ibibazo byawe ngo kuko uri umugabo we. Inshingano zawe z'umugabo ni iz'umugabo, ni iz'umugore ni iz'umugore. Ntago mu nshingano z'umugore gukemura ibibazo by'umugabo arizo za mbere. Oya, ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Ntago ndi kuvuga inshingano z'urugo mutandeba nabi, izo ni itegeko ziza naturere. Ariko ntago ndi kuvuga ibibazo. Uburwara bwawe ntago bizitabwaho n'umugore wawe kuko ngo ari umugore wawe, ngo ubwo rero ngo n'urwara ngo azajya kwitaho. Mu gihe yakabaye nawe ajya ku kazi afite ibindi bintu yitaho, wowe uramuzanaho ikibazo cyo kuba ubyibushye utabasha kwiterura, ku buryo utabasha no kwishyirira utuzi muri dushe niba nta mukozi mugira.
urashaka kumuzanaho utubaza ko udashobora no kujya kugura ibiro 5 by'umuceri by'ibirayi cyangwa ibiro 10 by'ibirayi ku kabutike muturanye kubera ko utabasha kubiterura. Ibyo si ibibazo byawe, ibyo ni ibibazo byawe. Urananirwa kurya neza, urashaka kuza ubyibushye umeze nk'agafuka, ngo noneho ngo azajya kwitaho ngo ibintu byose kubera ko ngo ufite umugabo, ngo azajya kwitaho ngo ibintu byose. Ibyo ngibyo ni discipline mbi. Iyo ni discipline mbi. Ibyo bibazo banzu bikemure, ibyo bibazo banzu byiteho. None uvuga ati noneho ndi tayari, ndumva niteguye gushaka kugira wa muryango. Wijya ku kazi ngo babere umuzigo, ngo ubwo rero ngo mugomba ngo guhindura amasaha ngo kubera ko ngo hari umuntu ngo utabasha ngo kuza kare. Uburyo ugasanga ni wowe bategereza, ni wowe bategereza, ni wowe bategereza. Abantu bose batangira kwinubira gukorana nawe, kandi nta muntu ukwiye gushyira muri position yo kumva yinubiye gukorana nawe. Oya, ibyo bintu nyamuneka turabyanze, turabyamaganye. Gerageza wumve ko kuba ufite umuryango mwiza, kuba ushobora kuba wagira discipline y'umuryango, ni ukuhesha icubahiro umuryango. Hari igihe urenga kuba umuryango ukaba no ku kazi kawe. Buriya ku kazi kawe community urimo nayo bari nk'umuryango wawe. Ku kazi kawe wishaka kubateza ibibazo kubera discipline mbi. Abantu mukorana wibateza ibibazo kubera discipline mbi. So bubahe, kandi iyo babonye wubaha umuryango wawe no kubaha ibyabo biroroha. Gutera imbere biroroha kubera ko ufite impamvu nyinshi zo gutera imbere, kubera ko ufite umuryango ukunda. Baravuga ngo if the why is big, the way is easy. Niba impamvu ushaka ikintu ihari ikomeye, byanze bikunze inzira yo kukigeraho irashoboka. What is your why? Reka why yacu ya mbere, impamvu dushaka gutera imbere kwa mbere, kuba ari uko dushaka kugira imiryango myiza. Impamvu ya kabiri noneho uburyo bwo kubikora, what is going to be easy. Impamvu ushaka ikintu yikomeye, uburyo bwo kukigeraho buroroha. Okay, let's go to discipline ya kane. Discipline ya kane nababwiye noneho yo, iyi ngiyi iramvunira umuheto. Iyi ngiyi ndabizi mugiye kuvuga ngo ni ukwiyemera ngo widutuka. Ntabwo ndi kubatuka, oya, ndi kwivugira iki? Your fitness. Kuvuga ngo ndi kuvuga uburyo bwa fitness, cyangwa uburyo uri physically fit, nabyo biditamininga ubuzima bwawe muri dimension zose z'ubuzima. Ni kuvuga uburyo bw'umuryango wawe, uburyo bwawe ku giti cyawe bwo gutera imbere, byose bigendana na fitness ufite. Ntago fitness ari ukubijeya, ntago ugiye kubibonza, ariko fitness ni ukuba umubiri wawe wuzuye. Ahangaho kuba umubiri wawe wuzuye bivuze ngo ibiro byawe biraringaniye ku rugero rw'uko ungana, n'uburebure bwawe, n'umubyibuho wawe. So ahangaha rero iki ni ikintu cy'ingenzi. Kubera iki? Niba ubasha gukora siporo yagenwe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, hari ibintu n'ubundi mu buzima bwawe uba watangiye kwitaho. Ntabwo waba afite utita ku gihe. Nakuvuga bimwe twavuze hejuru byose biraza bigashyigikirwa n'iki kintu. Ntabwo waba afite utita ku mirire, nta nubwo waba afite utita ku muryango, nta nubwo waba I mean this is family. Ibintu nta buryo waba ufite utabyitaho. Twabyumvikanye? Ibi bintu kubera iki? Kuba afite bisaba umwanya kubyuka kare. Nk'ubu nkanjye mu kanya nababwiye ngo aramu yanjye yari irimo kunyibutsa ko habura iminota 15 wongeye muri siporo. Icyo kintu nkakitaho, nkakivivura, nkongera nkagenda hehe ku mirire,
nkamenya ko ndi burye neza kugira ngo mbone nje muri siporo ariko mbe nari intungamubiri zihagije, nje muri siporo ariko mbe ntari ukujya kugabanya. Hari abantu birirwa mu kugabanya isukari, birirwa mu mayoga gahita ajya muri siporo kuyigabanya. That's not a discipline, that's your job. Ntago ari kwirirwa ugabanya isukari mu buzima, ntago akangaka ari akazi. Umubiri wawe ukwiye kuba ugaragara neza, wakwambara umwenda bakabona ko wambaye, kugenda muri terera hejuru kubera ko ahantu baguriye imyenda myiza wowe nta myenda yagukwira iba ariyo. Icyo nacyo ni ikibazo. And again, iyo wita ku muryango wawe, bakavuga turiya ni papa wo kwa runaka, uriya ni umuhungu wo kwa runaka, ariko bagatangira kugudescribinga ngo wa mugore ubyibushye ucuruza mituyu. That's bad. Gushaka ikigabo kibyibushye gitwara imodoka, that's bad. You are embarrassing. Hari igihe usanga uri kwimbarasing iki n'umwana wawe. Umwana wawe wajya kumusura ku ishuri akaba atari proud yo kuza yiruka. Kubera iki? You are not fit, you look an embarrassment. Ibyo ngibyo ndi kubivuga kubera ko nzi ko hari abana bafiringa gutyo, abadashaka ko bamuserereza. Muzi ukuntu usangana. That's bad. Kandi kuba discipline kugira ntago ari ukunanuka cyane, nta nubwo ari ukubyibuha cyane, ni ukuba normal. Ibyo ngibyo rero bisaba iki? Discipline ikomeye. Ariko ndabizi niba ukunda abana bawe, niba ukunda umuryango wawe, kuba fit ni ibintu ugomba kwitaho. Nugendana na madamu babone you are good, nawe madamu wawe nimugendana babone she's good, you're great. So you make the life complete. You don't embarrass the other one. Cyane cyane buri abantu twashakanye bakora ikosa ryo kwishimira ibintu byacu byose. Ngo ngiye ngo nkunda ngo kuntu byibushye. Wibesha umuntu wawe. Mubwire ko umukunda ariko umujyanye muri siporo akakora gasiporo akaba fit, byarushaho kuba byiza. Bimubwire. Hanga navuze ngo turaserera, bimubwire noneho mubikore. Aho gukomeza kwishimira ibintu bye byose nibibi nabyo kabyishimira. Kandi aba bantu tubana hari igihe badushuka. Icyo gerageza urebe ko atari kugushuka kubera gukunda cyane adashaka kubabara, akakubwira bya bintu ariko yagera ku by'ukuri akaba biretse. So ibyo ngibyo nyamuneka ni ibintu byiza. Reminder nanone sasa rero bagiye kumbwira ko ngomba kurangiza ikiganiro. So discipline ya gatanu, iyi ni iki? Inshuti. Discipline ya gatanu ni inshuti. Ni ukuvuga ngo nyamuneka inshuti ufite zitwereka imyitwarire yawe, zitwereka n'ubuzima bwawe, zitwereka n'ukuntu umeze. So nuba ufite inshuti nziza uri umuntu mwiza, ariko niba ufite inshuti mbi byaragucanze. So ntabwo rero nshaka ko ukomeza kugendana n'abasinzi, iyo nta discipline irimo. Abasinzi ugatangira kugenda waca kunze, no kuvuga ngo bya bintu byose biri haruguru inshuti zawe zihita zibyangiza. Inshuti zanjye zikunda shokora, ugatangira kubyihatamo. Inshuti zanjye zikunda ikawa, ugatangira kubyihatamo. Inshuti zanjye zikunda inzoga, inshuti zawe zikunda ubusambanyi, ugatangira kugenda wandura. Sinzi uko ingesi irandura, kandi uko igenda uyegera biroroshye guhita uyijyamo. Inshuti zawe zirigwa mu umupira abapapa ahantu muri umupira, ahantu muri abapapa mukunda umupira kurenza umuryango wanyu. Hawo ukananirwa gukora siporo ariko ukiriga ureba bakora siporo. Jesus, murumva icyo kibazo? That's an embarrassment. Ukiriga ureba bakora siporo ariko wowe ukananirwa gukora siporo zifite akamaro ku buzima bwawe. Who are you? Ahanga uba watakaye. So my friend, tugerageze duhinduke. Iki nicyo kintu cy'ingenzi. Duhindure
tunahinduke. Hindura inshuti mugendana, hindura inshuti zirirwa mu magambo. Tekereza ku gihe cyawe kizaza, tekereza kuri famiye yawe, tekereza ku kantu waganiriza umwana wawe nava ku ishuri, aho kugira ngo wirigwe uri mu biri aho ngaho. Inshuti hano kanceho na online nayo tuyikarase mu rwego rw'inshuti. Ni ukuvuga niba ufite TV station wiri gureba, nayo buriya twayikarasa nk'inshuti yawe. Abana bagiye kwiga, uri mama, uri mu rugo, yes watetse, utetse wumve bullshit, ibintu bibi, umwana wawe se natahura muganiriza iki? Arasanga mama mu rugo, yes ariko arasanga unaniwe nk'umuntu wiri ukora kandi kazi, kandi wenda akazi wari ufite uyu munsi kwari ukumwitaho. Ahanga ntabwo uba wubashye famiye yawe. Urananirwa kuryama urare online, ejo se bizagenda gute? Ntabwo uri bubashe kubyuka ngo ujye muri siporo. Niba mbasha kubyuka saa 10, saa 11, saa 10:40, ntabwo wabikora. kubera iki? Waraye kuri screen yawe, nta rukundo rurimo. Ni buri famiye igihe cyo kuryama n'igihe cyo kuryama. Ntabwo igihe cyo kuryama ari gufata telefone ugahita umera ngo n'undi agahita amera ngo. That's not respect to your family, that's no discipline. Niba uri umukozi ushobora kuba ukiri single, that is great, but your friends will influence your life. Inshuti zawe zizatuma udafata umurongo w'ubuzima bwawe. Kubera iki? Zizaba zishaka gukora ibintu zikunda, ukajya ahantu zikorera, ibintu byose ukabikora gutyo nyine. So ntabwo aho ngaho ubuzima bwawe buba bwatakaye. So my dear friends, niba ugeze kuri uyu munota wa 31 w'ikiganiro ukaba utarakora subscribe, iki kiganiro wagikunze, kora subscribe. Nyamuneka dufashe, kubera ko natwe twifuza kugera ku bindi byinshi kandi byiza. Wabigiramo uruhare rero. Niba iki kiganiro hari inama cyakunguye, hari akantu cyageze mu buzima kigakora switch, ukaba hari ikintu ugiye guhindura, Imana iguhe umugisha. Yo ni amani nk'ibisanzwe. Bahaye ikaze nanone ku biganiro byose twakoze by'ubutaha. Munyarukireho, mwige kandi twigane, mukomeze muduhe ibitekerezo. Imana irabakunda kandi natwe nuko.